Turi tariki 15 z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2025. Aha turi mu karere ka Gasabo mu mudugudu wa Mbandazi mu kagari ka Cyeru. Ni mu gihe ahantu ni mu cyaro cya Danje nubwo ari mu mujyi wa Kigali cyangwa ari mu turere tugize umujyi wa Kigali. Ni mu gihe umusore yakubiswe ari gucukura imyumbati bimuviramo gukomereka ndetse akaba bishoboka no kuba ari buze gupfa muri rusange. Mu gihe none se ibintu biri kuvuga ngo uno mugabo yaje kubita uno musore ahita abimuviramo gukomereka muri rusange, byagenze gute? Tubwire muri rusange. No kuvuga ngo umusore yaje ashonje kuko ngiye narindi hari hepfo gatoya hari akura muhanda, urabona hari bari gukora umuhanda. Arazamuka ariko kariya gumeje avuga ko ashonje ntacyo kurya afite. Arazamuka so nibwo twabonaga nyine azamutse yagera hano urabona ko hari imyumbati ahangaha. Imyumbati niyo umuvandimwe yahinze ahangaha. Nibwo yashikuzagamo umwumbati umwe arawushikuza, ariko twagiraga ngo nyine twebwe ntabwo twiriwe tunabyitaho. Yawushikuje akuramo imyumbati umwe bibiri, ayikuramo aricara arahekenya. Gusa ikintu cyadutunguye nuko nyiri imyumbati yaje araza yirukanka azana inkoni atangira kumuhondagura. Twebwe tugize ngo dukomere tubaze icyatumye amuhondagura. Umutipe nibwo natwe yadusimbukanaga, naho yari afite n'umuhoro mu mufuka gutya inyuma kunoze, urabona ko umukandara wahangaha inyuma ahangaha. Mu kwiruka rero kuntu twagiye dutatana twamusize aho ngaho, asigarana n'uwo nguwo aramuhondagura pe, yamukubise byamugira inoge pe. Ariko rwose twahise duhamagara abashinzwe inzego z'umutekano zize wenda zigira icyo zakora, ariko ubu ngubu na n'ubu gusa na n'ubu ntabwo zirahagera ku buryo zadufasha mbega. Twahise tuhamagara inzego zishinzwe umutekano bazwi nk'abanyerondo, bafata uno mugabo akaba ari mu kagari kugira ngo abashwe gukurikiranwaho icyaha cyo gukubita umuntu cyangwa kwihanira muri rusange. Mu gihe yaramusanze ari gucukura imyumbati, gusa uno musore ngo yarashonje muri rusange. Nagerageje kubaza abaturage batuye muri kano kagari, bakomeza bampamiriza yuko uyu muturage ngagaragara nkaho atari igisambo, kandi ngo bigaragara ko yarashonje ari amatagira ngo cyangwa ari ukubura ibyo kurya. Ni mu gihe uyu mugabo yari afite umupanga n'ikibando, gusa amukubise ikibando. Amahirwe yagize nuko atamukubise umupanga, yari guhita amwica. Ni mu gihe rero umudugudu cyangwa igitifu nabajije kuvugana nabo ku murongo wa telefone, gusa bambwiye ngo barabikemura, ariko ukuntu umusore akomeza atubwira byinshi. Uwo musore ntabwo yari ikigaragara cyo, uwo musore yari muri babandi bagenda basyaga ku muhanda. Kuntu twamubonye njyene n'ubwa mbere nane mubonye pe. N'ubwa mbere yageze muri kano kagari kanyu? N'ubwa mbere yageze muri no quartier, jewe n'ubwa mbere koko nane mubonye pe, ariko abari bandi bari basanzwe ahangaha bavuga ko bari bamuzi. No kuvuga ngo bari bamuzi ngo yari umuntu w'umusyazi, ngo twakunde kugira ngo abanyarwanda basobanukirwe ikintu kijyanye no gusyaga ni kwa kundi baje gusyaga ni gute? Gusyaga ni kwa kundi babandi bagenda batoragura ariko bya bintu byuma bagatoragura ibiplastike bakajya kugurisha, nibyo bita gusyaga. Rero jewe rero n'ubwa mbere nane mubonye, ariko abantu bari bahasanzwe bavuga yuko atari ubwa mbere bari bamubonye, yari umusyazi wo mwiyo quartier. Gusa imyumbati y'umuturanyi yagezeho yayikuye atari ukubera yuko atari ugukura ngo ajye kugurisha, ahubwo kwari ukubera ko yari inzara yari afite. Ariko gusa icyo twabasaba, mwadukorera ubuvugizi wenda uriya muntu bakamukurikirana rwose, kuko umwumbati umwe cyangwa ibiri ntabwo yagakwiye kuba yakubitira umuntu kuriya kugeza ubwo mugira bene kariya kagena kamukomeretsa kuriya. Nicyo kintu nabasaba.